muraho neza, ndishimiye kubana namwe muri uyu munsi. Amahoro y'Imana abane namwe. Murambabarira nabatengushye mu mugoroba washize, ntabwo nabashije kuza ngo ndirimbe. Nagize impamvu zitandukanye zatumye ntabasha gukora nk'ibyo nisanzwe nkora. Ndanabashimira ko mumbabariye. Ntatinze mu magambo, tugiye kujyana igitaramo cy'indirimbo esheshatu, kandi mbasaba kubana nanjye tuziririmbana. Ndajya ndirimba indirimbo mbanje kubabwira iyo ariyo mu gitabo, noneho ufungure igitabo tuyiririmbane, tuyisozanye, tujye kuyikurikira. Kandi mbashimira kuza kuryoherwa nazo, kuko nanjye mbahitiramo indirimbo nanjye nkunda ndetse nishimira. Ndisegura kuri mushiki wanjye wansabye indirimbo ya kane, ntabwo nabashije kuyitegura, impamvu nzazimubwira mu gikari, ariko kuwanya umutaha nzayimuha. Biraza kugenda neza. Rero ndabiyegereje aho muri, abari hafi, abandi hafi, abari kure, aho muherereye mu mpera enye z'isi, mwese Imana ibamugisha. Abumva ururimi rwacu n'abatarwumva bagakunda melodi, namwe mwese Imana ibamugisha. Reka dusabire umugisha abazumva izi ndirimbo zose, ari abazumva ubu, abazazumva no mu gihe kiri imbere, mwese Imana ibamugisha. Dusenge. Turagusabye Mana ngo ubane natwe muri iki gitaramo tugiye kugira, duhe kubera abandi imigisha mu izina rya Yesu. Tugiye gutangiza indirimbo ya 10, indirimbo ya 11 yo mu gitabo, indirimbo ya 11. Yitwa Mukiza mukurikire. Indirimbo ya 11, niba mwayigezeho twatangira. Mukiza ngukurikire, aho unshakira hose, aho ujya ngukurikire, mwami ngukurikire. Mukiza ngukurikire, wamviriye amaraso, niba utagira ukwitaho, jye wikurikire. Nawe inzira yazitirwa, naho yakukumuka, uwayinyuzemo mbere yicamo itishimwe. Mukiza ngukurikire, wamviriye amaraso, niba utagira ukwitaho, jye wikurikire. Naho naterwa n'ibyago, ntageragezwa cyane, warageragejwe nawe, mwami ngukurikize. Mukiza ngukurikire, wamviriye amaraso, niba utagira ukwitaho, jye
rwose kuba ruvuga nanjye nkurikize mukiza nkurikire wamviriye amaraso niba utagira ukwitaho jyewe ikurikirire. Mukiza ngukurikire tugiye kuririmba indirimbo ya 220. Ese Yesu anyitaho? Hari igihe umuntu agera mu bihe kumva ari wenyine nta muntu umwitayeho, kumva Imana yamuritse. Ni umuhanzi w'indirimbo yibaza icyo kibazo, ese Yesu anyitaho? Niba nawe kwibaza nk'uyu mugabo uri mu ndirimbo, turimbana indirimbo ya 220 ariko yaribazaga ngo ese Yesu anyitaho? Ariko agusaba kuza gufatana umwanzuro nawe kuko yibajije icyo kibazo birangira kuko asanze ko Imana inyitaho. Niba wabaye komera, mbese Yesu ajya anyitaho burya agomba mu mibabaro no mu miburo no mu rugendo rushya anyitaho arandinda mu mibabaro yanjye mu bihe ndemerewe nawe umukiza mbese Yesu ajya anyitaho iyo ngenda umutima iyo umwijima wakabugose mbese sababu anyitaho arandinda mu mibabaro yanjye mu bihe ndemerewe nawe umukiza mbese Yesu ajya anyitaho iyo ngoze ku nshuti iyo mbabazwa simuburizwe mbese samabibera anyitaho arandinda
imibabaro yanjye mu bihenze wera umukiza murambabura muri kamera ndabona yarengamye. Murakoze kunyihanganira ibibazo bya tekiniki. Tugiye gukurikizaho indirimbo ya gatatu ya 229. Burdens are lifted at Calvary. Yose nabituye Calvary. Byose nabituye Calvary, Yesu ari bugufi. Byose nabituye Calvary, byose nabituye Calvary, Yesu ari bugufi. Uture Yesu amaganya byose nabituye Calvary, Calvary, byose nabituye Calvary, Yesu ari Calvary.
byose nabituyika bari dusari ubufi byose nabituyika rwari dukurikijeho indirimbo yitwa aho umukiza anyobora ni 245. Sanyora Sibera mukurikire Namukurikire iteka Sinzakorwa n'isoni Umukiza nyobora Zemera mukurikire Awazanyobora hose Najya mukurikira Nubwo haba mu mwijima agenda nyoba kurika Ijwi ry'uwo mukiza risubiza intege Aho umukiza nyobora Zemera mukurikire Awazanyobora hose Nzajya mukurikira Aurepona ruguru Mukiza uza ndamira Ntabwo nzaramarara Aho umukiza nyobora Zemera mukurikire Awazanyobora hose Nzajya mukurikira Ibi byago nibishira Azanijyani iwacu Ihabaye umubabaro Nzaba nanjye njya Aho umukiza nyobora Zemera mukurikire Awazanyobora
Kurikijeho indirimbo ishyira ya nyuma yitwa Sitting at the Feet of Jesus, ijana na mirongo itandatu na kane. Sitting at the feet of Jesus, iyo yicaye imbere ya Yesu ku birenge bye. Amena. Tugeze ku musozo. Dushyitse ku musozo w'igitaramo cyacu kigufi cy'indirimbo zitari nyinshi, ariko ndakeka mwaryohewe uko twaririmbye, uko twaribonye namwe n'imbaraga yishishe muri izi ndirimbo, haba wazanditse, haba uri kuziririmba, haba uzaziririmba, haba uzumva. Hari imbaraga kandi wakoze gusangira nanjye mu byiyumvo byiza bitari byo kwangiza, ahubwo birimo kwiyubaka, gufasha no gukarumana intekerezo zacu. Akenshi na kenshi usanga zitari hamwe, zagiye hirya no hino kubera impamvu
impamvu y'imisi n'ibihe, impamvu y'amasituwasiyo menshi atandukanye, impamvu wowe uzi kuri kwiyumva kose ndagusaba ngo dukomere. Haba ufite intego ngari ushaka kugeraho ziri kumugora, rwana uzabishobora. Haba ubabajwe no kuba yabuze na bike, nawe komera. Haba ubabajwe nabi bamutengushye, ababuze ababo, abarwaye, bitagenda neza mwese, be strong, dukomerane. Kandi dufite gukomezanya nuko mubwira n'aya magambo muyakumbere nanishe bagenzi bacu. Natangiye mvuga saba mu isengesho ko Imana ifite kuduha kuba imiyoboro icisha imigisha igeza ku bandi. Ni ukuri muri bicyo ufite hari uwo byagirira umumaro ukabona yahuye n'Imana, Imana ihure n'abandi biciye muri wowe. Iyi ndirimbo ya nyuma y'umusozo, indirimbo y'ijana na 33 yatswe n'umugabo witwa Bands, yitwa Walking with God. Nyemerera ngendane nawe. Hari umuntu wayinsabye cyane, ubu ntabwo namutengushye nk'uko nabikoreye abandi. Naratinze gusa kuyimuririmbira ko yabinsabye kubera avantage yashize, navuze ko nzayikora mbere, ariko umunsi ngo bishoboye nayigize n'umwikuzo. Rero abazayisangiza ntabwo ari bazareba gusa, ahubwo bazahebe iruhande n'izindi nazo bazirebe, nazo hari igihe bazazikunda bikarangira nazo bagiye bazisaba. Rero muvandimwe, mushiki wanjye, indirimbo ikunezezanye n'abawe. Murakoze, murakarama. Nyemerera ngendane nawe. Ngendane nawe Mana mukwe nokiyagenje, nyoboresha ukuboko kwawe, unyerekeza aho ushaka hose, n'ubw'inzira tagaragara, nkomeze njyane nawe mwami. Ntabwo nahangara kugenda ntari kumwe nawe mukiza, nagoswe n'abanzi igihumbi, dore imitego intaye hagati, urije rwose ntihabona, umeze njyane nawe mwami.
nyine barebe neza, isubize gusenga kwanyu byose. Umuryango wanjye mugari wo kuri iyi si yose bifurije imigisha y'Imana n'urukundo rwayo. Aho reka tube imigisha Imana, reka tube inzira Imana icisha imigisha yayo. Nanjye ngusaba imigisha, ndabakunda cyane, ndabakunda cyane. Nawe utaha kwa nyuma tuzajya tubane mu gitaramo nabwo gito cyangwa se kirekire